Umuhanzi Kitoko ubu ngubu akaba asohoye indirimbo yise Tiro, imaze amasaha 3 nyuma y'amezi 11 amaze adakora yirengagije injyana y'umuziki, ariko uyu munsi yagarutse ngo yongere ashimishe abafana be bamukurikirana mu njyana ya R&B. Ikaze ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy, ngiye kubagezaho amateka ya Kitoko. Kitoko ni umuhanzi watangiye gukoresha urubuga nka YouTube ku itariki 5 z'ukwa 11 2014. Kitoko akaba afite abasubscribers bamukurikirana bangana n'ibihumbi 92. Kitoko akaba amaze kurebwa na miliyoni 8. Kitoko ni umuhanzi wakunzwe cyane mu ndirimbo yagiye akora, hakaza Rurabo, hakaza Pole Pole, hakaza Umwamikazi n'izindi yagiye akora nka Thank you. Izo ni indirimbo yagiye akora zitandukanye kandi ni indirimbo zakunzwe cyane. Niba wageze hano kuri uyu muyoboro uramenye, ntugende utavuze, utaba nka cya kinyoni bita igishwi cyagiye kitavuze. Niba wahageze kora subscribe, paritaje, like, comment, ibyifuzo n'ibitekerezo ni ingenzi. Hano tubagezaho amakuru agezweho, indirimbo nshya, buri kimwe cyose tubagezaho amakuru ya politiki na diplomasi n'intambara zibera mu bihugu bya Afurika. Isi yose turayishakashaka kugira ngo tubagezeho amakuru yizewe 5/5, 5/5. Kitoko akaba ari umuhanzi wagiye ukundwa cyane mu njyana ye ya R&B, mu njyana y'urukundo cyane akunda kuririmba. Bigeze kumuvuga mu rukundo n'umukobwa wa Perezida Paul Kagame, ariko byarangiye Kitoko aburiwe irengero. Sinzi niba yaragiye kwihisha. Benshi niko bagiye bagaragaza ku mbuga nkoranyambaga Kitoko ngo yagiye mu bwihisho, ariko ibyo ntabwo ari byo, ahubwo yagarutse mu muziki. Abifuza kumenya aho aherereye n'aho ari kuba uyu munsi wa none, munyandikire muri comment mubinsabe, ubundi ndaza kubakorera ibyegeranyo n'amakuru nk'uko intero niyo ngiro. Ndi umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero TV Happy, bagezaho amakuru yizewe 5/5 n'ibyegeranyo biteguye neza cyane. Amwe mu makuru y'umusirikari muri Nyamashe mu karere ka Nyamasheke wishe abaturage 5 benshi cyane, byakomeje kugenda bikura imitima abantu, ariko byabaye nta kundi byabaye. Ariko leta yakomeje kugenda itanga ubufasha, yashyinguye n'abaturage bapfuye bishwe n'uwo musirikari. Leta yemereye inkunga abaturage bagize ibyago bakabura babo, bakaza kubura babo. Iyi ndirimbo yakoze Kitoko yise Tiro, ni indirimbo imaze kurebwa n'ibihumbi 5, ariko impamvu ni uko yari amaze amezi 11 agakora. Ntabwo abafana be bari biteguye ko yabata mu muzigo.